Nanone kandi ndagushuje inshuti muvandimwe udahwema kudukurikirana aho uherereye hose ku isi, yaba uri mu Rwanda cyangwa se muri Uganda, muri Congo, mu Burundi ndetse n'abari hanze yo muri Afurika, abari muri Amerika, mu Canada, mu Bufaransa, hose tugiye tugiramo abantu bagenda badukurikirana. Mwese ndabashuhuje, nizere yuko mumeze neza, kandi n'abatameze neza nabo reka mbihanganishe, mbabwire yuko rwose turi hafi gutaha iyi mibabaro y'isi tukayisezeraho. Iryo sezerano dufite rihebuje ndetse riruta ibindi byose, ari nayo mpamvu burya umuntu uri muri Kristo Yesu agomba kwizera kandi agatandukana n'abataramenya Kristo. Nta kuntu umuntu utari wamenya Imana azajya aganya n'uwamenye Kristo nawe bose bahurira mu maganya, ntabwo ari ibintu byumvikana. Niyo mpamvu rero twebwe tugomba kwizera uko byagenda kose, nubwo turi mu bihe bigoye, ibihe biruhije, amakuba, ingorane, ibigeragezo, ibintu nk'ibyo, ariko tukanizera yuko burya Imana iba ibizi kandi ari n'impamvu ituma bitugeraho. Kandi reka tuyishimire yuko burya nubwo biba bitugeraho ifite n'uburyo igomba kubidukuramo. Ntabwo ubuzima buremewe mu bibazo gusa, rimwe na rimwe tubinyuramo ubundi tukagera mu byishimo cyangwa se n'umunezero nawo ukabaho, nubwo aba ari uw'akanya gato, ariko ibyo byose tujya tugira gute? Tujya tuwugira. Uyu munsi muri iki gihe turimo cyangwa se muri ubuzima bwacu bwa none, hari impamvu nyinshi zikunze kugenda zigaragara, ugasanga abantu barwaye indwara y'ubwihebe, kwiheba, ugasanga amahoro ni make muri we, nta mutuzo, ugasanga hari impinduka nyinshi cyane ziri kugenda zimugeraho, ndetse ugasanga akurijwemo n'ubundi burwayi butandukanye kubera amahoro make. Rimwe na rimwe ugasanga hajiyemo n'indwara y'umutima cyangwa se n'izindi ndwara zigahita zisitatira umubiri kubera ubwonko buba bwananiwe, noneho n'amaraso nayo ubudahangarwa bwayo bugashira, hanyuma n'abasirikare b'umubiri bakagenda bagabanyuka, bityo n'indwara zitandukanye zikarushaho gufata umuntu bitewe n'icyo kibazo cyo kubura amahoro make. Uyu munsi rero nibyo tugiye kugarukaho mu minota mike cyane mfite. Tugiye kuganira kuri bimwe byadufasha kugira ngo turusheho kugenda tubungabunga ubuzima bwacu. Nubwo turi mu buzima bugufi, ariko ni ngombwa yuko tugomba kubamo neza kandi tukabukiranukamo, kandi umuntu umwe mu minsi yashize niwe wavuze ngo ariko uzi ko kuri iyi si ukabura amafaranga n'ijuru ukaribura. Ubundi kuri iyi si hari ibintu bibiri biba bitubeshejeho. Nimba warageze hano kuri iyi si, hari ibintu bibiri ubundi by'ingenzi cyane umuntu akwiye kumenya. Icya mbere, ukwiye guharanira kubaho neza uri muri iyi si, na nyuma y'ubu buzima nabwo ukagira gute? Ukazabaho. Kuba waraje ku isi rero ntibizakikuviramo ingaruka mbi. Uyu munsi rero nibyo tugiye kugenda tugarukaho, ariko mbere kuko ari gahunda y'iby'umwuka, niyo mpamvu tugiye kubanza gusenga. Dusenge. Reka tugushime kuko uri umwami mwiza kandi w'urukundo kandi twitaho. Ushimiye urukundo udahwema kutugaragariza ko bwije n'uko bukeye, nubwo tudakiranuka, ariko wowe ntabwo ukaba Imana yacu kandi kutugaragariza ibambe, impuhwe. Mpamvu mwinginze kugira ngo aya magambo agiye kuvugirwa ahangaha cyangwa se agiye kudukurikirana muri uyu mwanya abashe kudukiza kandi agire byinshi ahindura mu buzima bwacu, kandi nizeye yuko bidushoboza mu izina rya Yesu, amen. Ibyo nari ngarutseho mu kanya, tujye kugaruka kuri bimwe bigira ingaruka mbi mu buzima bwacu, ndetse tunafate n'ingamba y'icyo twakora kugira ngo turwanye amahoro make. Ariko nubwo biba bimeze gutyo, hari isomo ngiye gutangiza ni isomo riboneka muri Yesaya igice cya 41 umurongo waho wa 10. Ni isomo ry'ingenzi cyane ngira ngo buri wese akurikire. Haravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya gukomeza, ni koko nzajya gutabara kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo
ariko gukiranuka kwanjye. Numva ko na Bibiliya nayo izanye inkuru nziza y'ihumure ridukomeza, tugaragariza yuko Imana iri kutubwira ngo ntidutinye kuko turi kumwe n'Imana, kandi Imana izagira gute? Izaturamira. Niyo mpamvu burya niba uri mu bintu bigoye, uri mu bibazo, ufite uburwayi, uri guhangana n'ibihe bitakoroheye, rimwe na rimwe umaze igihe kirekire uhangana nabyo, abantu bose bakuvuyeho, inshuti n'abavandimwe nta n'umwe ukikureba, ariko hari ijambo ry'ingenzi cyane, iri somo dusanga muri Yesaya igice cya 41 umurongo wa 10, ni ipfundo rikomeye cyane buri wese agomba guhishurirwa kugira ngo arusheho kugira imibereho myiza. Ubundi mu magambo tujye kuganira muri iyi minota mike afite akubiye muri iyi nsanganyamatsiko igira iti kurwanya amahoro make, ariko kandi ntukihe, sibyo? Tugiye kureba bimwe mu by'ingenzi cyane bishobora kudufasha kurwanya amahoro make kandi tugahangana n'iyi ngorane ikomeje kubica bigacika yo kwiheba. Inshuti yanjye nimba udukurikirana, ibyo mugiye kubana muri uyu mwanya, amazina yanjye nitwa Shukuru Elia, ikinyamakuru akaba ari ikinyamakuru cyitwa Shukuru TV Official, ni ikinyamakuru gikora ku muyoboro wa YouTube, kandi nimba ari bwo bwa mbere ugeze hano rwose ukora ibyawe dusanzwe tuvugana ngo ntibigarukeho, ariko kandi icy'ingenzi ni uko ugomba gutahana amagambo meza ashobora kugufasha ndetse akanakubera impamba ugomba kwifashisha muri ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ubundi hari ibintu bibiri muri ubu buzima tugomba kwitaho kandi bigomba ko byagenda kose bigomba kutugeraho, ariko kandi muri ibi bintu bibiri ni ukuvuga ngo Imana ikintu yakoze, yahaye umuntu amahitamo, kandi Imana yagiye itanga inama cyangwa se yagiye itanga uburyo umuntu ashobora gukoresha then akagira ubuzima bwiza. Nibyo tugiye kureba ahangaha. Noneho hari inama nziza cyane dushobora gukora kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Niba tugize imirire myiza, iminywere myiza, imirimo myinshi, imico myiza, ibyo byose bimaze kuvuga bishobora kutugira gute? Kuturinda kwiheba. Ariko nitugira imirire mibi, iminywere mibi, imico mibi, imirimo mike, imico mibi, ibyo bintu bitera ubwihebe, maze nabyo bikagira gute? Wamara kwiheba nabyo bikagira gute? Bigatera indwara. Uvuga ngo iyo umaze guhura n'iki kibazo cyo kurwara iyi ndwara yo kwiheba, uriya ni indwara hari abantu benshi batabizi, wenda akenshi wenda hari abahuye nazo, cyangwa se wenda hari itori warwariye indwara yo kwiheba, ariko ndagira ngo umenye iyo umuntu yakubitanye n'iki kibazo cyo kwiheba cyangwa se n'iyi ndwara y'amahoro make yo kwiheba, akenshi bitera indwara yemwe bikanaviramo n'urupfu. Urabona mujya mubibona kenshi mu baturanyi cyangwa se mu binyamakuru cyangwa se mu duce runaka dukunze tubamo cyangwa se n'ibyo tugenda dukurikirana buri munsi, ugasanga umuntu ahuye n'ikibazo, ariko ugasanga kumanaginga ibyo bibazo biranze, ahubwo ku iherezo bimuviriyemo kuba yagira gute? Kuba yabura ubuzima bwe. So urumva rero ko ari indwara ikomeye, ariko buri wese agomba gushaka ukuntu yayirwanya. Wayirwanya rero mu buhe buryo? Uvuga ngo hari ikintu ubundi nyirizina gikunze kubogamira cyane, ni ukuvuga ngo kugira intekerezo zinyuzwe kandi zinezerewe bitera umubiri imbaraga. Nubwo waba uri mu bibazo bimeze gute, nubwo waba uremerewe mu buryo ubwo ari bwo bwose, kugira intekerezo nziza kandi zihamye, niba hari ikintu runaka, niba ari intego runaka ukaba uyifitira aho ngaho, uri kubyumva, bitera umubiri kugira gute? Kugira ubuzima bwiza. Nimpagarike
ikaba nziza kandi bigaha umutima imbaraga. Nta bitera indwara nko kwiheba cyangwa se umubabaro no kugira agahinda. Nshuti yanjye, niba hari ikintu kizonga umuntu kikamugeza kure, kwiheba, kubabara no kugira agahinda gakabije. Ugasanga umuntu afite agahinda karamurenze ku buryo ki nawe ubwawe umwitegereza ukamubonamo ibibazo, akagera kuri rwa rwego yumva yuko no kuba akiri no kuba ariho ntacyo bimumariye. Ni kuri rwa rwego uba wagezemo rero ukumva n'ubuzima bwo kubaho kuri iyi si. Kandi ubundi ni ukuvuga ngo muri iyi si hari abantu benshi bagenda bapfa, bagira impfu zitandukanye zitunguranye. Usanga umuntu arwaye umutima banamuhitanye, usanga umuntu ariyahuye, ariko akenshi nyamara hari inama zigenda zitanga umuntu ashobora gukurikiza akaba yagira ubuzima bwiza. Ikibazo rero dukunze kugira hano twe abantu ni kimwe, hari ikintu tugomba kumenya. Ikintu cya mbere tugomba kumenya ni uko tugomba kumenya yuko iki gihe turimo ari igihe kigoye kandi kigoreye buri wese. Nta muntu ubuzima bw'iki gihe bworoheye, uko waba umeze kose, waba ufite amafaranga, waba utayafite, noneho ku muntu wese udafite icyerekezo ho ni kure kubi. Ariko umuntu uwo ari we wese muri ubu buzima tubayemo, ubyange ubyumve, afite ibibazo bitewe n'aho isi iri kugenda igira gute ituganisha. Bikurikije hari abantu benshi ngenda nganira nabo, ndi umuntu ukunda kubana n'abantu mu buryo butandukanye, kugira ngo harimo ababizi ndetse n'abatabizi, ariko ndi umuntu ukunda kubana n'abantu cyane. Ariko abantu update z'abantu ngenda nakira buri munsi ni uko hari abari hanze y'ibihugu, abari mu Rwanda aho wenda aho ubuzima nubwo wenda buba bugoye, ni na muri Uganda naho ni uko. Hari n'andi muvandimwe duherutse kuganira uri mu gihugu cya Mozambique, ari kumbwira ati rwose imikorere y'ubu ngubu yaranze, ari kumbwira ati rwose ubu icyerekeranye n'ubuzima bw'iki gihe isi irashaje, imeze nabi. Niyo mpamvu rero tugomba gushaka ukuntu twakwimenyereza kugira imibereho mizima. Aha ngaha rero ni ukuvuga ngo umukristo nyakuri hari ibintu agomba kwirinda. Niba uhuye n'ikibazo, witekereza ko ikibazo cyawe kigomba gukemuka ari uko ukiganiriye abantu, ari uko ufashe umwanya ukajya kubwira buri wese ati nyamara ibintu byanze, ibintu nk'ibyo. Ntabwo ari uwo nguwo, ntabwo ari wo muti wo gukemura ibibazo. Ahubwo rimwe na rimwe bishobora no kuguteza ibindi bibazo. Ugasanga wenda hari uganiriye inkuru yawe, noneho uyiganiriye nawe wenda akagenda akayibwira undi n'undi. Wenda urabizi ko muri ubu buzima hari n'abantu wenda baba bishimiye yuko ibi byatugeraho, ugasanga wenda muri baye na kimomo, noneho ugasanga noneho birushijeho kugira gute kubera ibibazo. Icyo ugomba gukora ni iki rero? Umukristo nyakuri ntakwiriye kwiheba. Umukristo nyakuri ngo ntajya yemerera iby'isi uko byaba bimeze kose kwitambika hagati ye n'Imana ye. Niba uhuye n'ibibazo, making sure yuko uri kumwe n'ijuru, uganire n'Imana yawe, ujya mu cyumba wiherere usenge. Ibaze Kristo kuba yarafashe ijoro ryose mu gashyamba k'i Getsemani. Uzasome kiriya gice cya 26 cya Matayo uhere kuri wa murongo wa 37, uzasoma neza uburyo Kristo yahanganye n'ibihe bikomeye yari arimo kandi yabitsinze. Ntabwo yemerewe guheranwa n'agahinda, ahubwo yafashe umubabaro yari afite wose awutura Imana. Ijuru yagize igira gute iramutabara. None ijuru nimba ryaratabaye umwana wayo wowe, kandi n'ubundi ari twe yari aje gupfira akemera agatanga umwana wayo, none wowe kubera iki wumva yuko niba uri mu bibazo bikuremereye ijuru ritagutabara? Kuki dufitiye icyizere gike Imana? Kwizera kumaze kudushiramo burundu, aho dusigaye twirwanira. Umuntu akarwana intambara zitandukanye, agahangana akihanganira, bikarangira neza atsinzwe. None yamara gutsindwa akumva yuko nta bindi bishobora gukurikiraho uretse urupfu. Imagine, ibyo ni ibibazo. Reka turebe noneho ibimenyetso bigaragara ko uyu muntu aba afite iyi ndwara. Hano hari ibimenyetso bihari nari nateguye rwose, ushobora kandi koko ni nabyo. Kuvuga ngo ubwihebe burangwa n'ibintu 10 bikurikira: guhora wiyumvamo umubabaro, kutagira ibyo wishimira, kuzazanirwa,
umutima uhagaze, guhora wiciraho iteka, kwiyumvamo ko ntacyo umaze, kuzimiza amakenga, kunanirwa gukurikirana, kutamenya kwinenga, gutakaza imbaraga, kubona ko abandi ntacyo bageze gute bakumariye. Hirya y'ibyo hari igihe bibyara amahane, kwivumbura no gushaka kwiyahura. Ubwo ibi bintu rero, ibintu umaze kuvuga, nimba hari bimwe ufite muri ibyo ngibyo, menya kuko iyi ndwara ugeze gute uyirwaye. Dore rero uburyo bwo ushobora kuyivura, hari inama nagiye ntanga, iminota ndabona isa nkaho iri kugenda, nari nateguye, ntabwo ndi muri gahunda yo kubatinda, niyo mpamvu ndi kugenda ndasa ku ntego, kugira ngo n'abadukurikiye wenda bajye bihutira kuba bagira icyo bakuramo, dore ko tugiye kujya dutanga inama z'uburyo imibereho yacu igomba kugenda irushaho kuba myiza. Aha noneho ishobora kudufasha kugira ngo n'uwayirwaye cyangwa se n'uwageze kuri dogere y'ibyo maze kuvuga, byibuze ahita agarukana ubuzima, deni akomeze gahunda, anagire n'ibyiringiro, ndetse iyi ndwara inakire burundu. Ikintu rero ugomba gukora ni kimwe, hari ukwimenyereza kugira ibiganiro byiza. Rimwe na rimwe hari igihe iyi ndwara wenda ishobora no gutera mu rugo, umugabo agahora yiganyira, kwiheba, akagira ibibazo, noneho n'umudamu nawe yamubona cyangwa se yareba imibereho akibaza, ndi ikibazo muri uru rugo, se byagenze gute? So abanyamuryango rero, nubwo wenda bamwe muri twe tutari twayigira, ariko so mwitonde, mujye mwihangana kandi mukomeze, nubwo waba uri mu bibazo, ushaka ukuntu byibuze urema umutima, urema agatima ka bagenzi bawe. Ugomba kubaho ubuzima bufitiye abandi umumaro. Ntukemerere ko uba ikibazo mu bantu, ahubwo jya ushaka uburyo waba igisubizo mu bantu. Ibi bishobora kugufasha rero ni ibihe? Ukurikirana uyu muti, nuwukoresha pe, ndabizi neza ko ubwonko bwawe buzamera neza, kandi wongere utekanire n'umubiri wawe ugire icyerekezo cyiza. Ushobora gufata imineke ibiri mito, cyangwa se kamaramasenge ku bayizi, na tasi imwe y'inkeri, n'ibiyiko 4 bya kokonati. Kokonati ngira ngo murayizi, abatayizi muzanyandikire muri komenti, nzahita mbazanira ifoto yayo, nzayishyira muri community. Ku batayizi muzanyandikire muri komenti, nzayibarangira. Anayamaze kuvuga ko ari ibiyiko 4 bya kokonati, ibiyiko 2 by'umumero w'ingano. Ni ukuvuga ngo ni ugufata ingano ukazinika, just kwa kundi ziba zisa nkaho zameze, ugafata ibiyiko 2 by'umumero nyine maze kubabwira, n'ibiyiko 2 by'ubuki. Hanyuma rero ibyo bintu bibifashe byose ubikoresha rimwe mu munsi. Ni ukuvuga ngo rero iyo ubikoresheje, ni ukuvuga ngo ubikoresha mu minsi 30. Muri iyi minsi 30 rero ikintu uvuga ngo ubundi hari vitamini uba waratakaje mu mubiri wawe, ibi maze kubabwira zikizeho, noneho iyo zigarutse mu mubiri wawe wongera gusubirana ubudahangarwa, noneho ushobora kugenda umanaginga ibihe runaka, ndetse no kuba wafata imyanzuro yagira gute yakugira umumaro. Dore vitamini rero ibi maze kubibabwira ziba zongereye, kandi ziba zongereye mu mubiri. Hari vitamini C, vitamini B ya 6, magnesium, folate, potassium, vitamini B ya 1 n'ubutare, vitamini B ya 2. Ibi byose nibyo bigenda bikagufasha, then ukarushaho kugira ubuzima bwiza. Mureke twese tureke kwiheba, dore ko n'ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko tutagomba gutinya ko Imana iri kumwe natwe. Ntukihebe, ngira ngo hari nukurikiza izi nama ntanze uzagira ubuzima bwiza. Reka mbashimire mwe mwabanye natwe, nubwo yari igihe kinini ntaboneka, ariko ni ukwihangana. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi ngiye kujya mbategurira ibyigisho bya buri munsi, ngiye kwemeza njye nkora, kubera ko ku masaha yo ku manywa nawe mu mwanya aba ari muke, ariko no mu masaha ya nijoro nzajya kumba ndi kumwe namwe, kugira ngo turusheho kugenda twunguka byinshi. Wowe wadukurikiye, Imana iguhe umugisha.
kandi Imana ikomeze ituyobore, reka iduhe ubuzima bwiza, natwe iduhe ubushobozi bwo gufata imyanzuro yagira icyo twe tumarira. Nibyo mbasabira mu izina rya Yesu.